ngiye kubasuhuza kandi bifuriza gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mudukunda kandi mudukurikirana umunsi ku munsi twizere ko mumeze neza. Rero uyu munsi tugiye gusubiza umukunzi wacu watwandikiye atubaza ndetse nawe uri hirya cyangwa hino bitewe n'aho uherereye, iyi nyigisho irakureba kubera ko ikora ku bantu benshi. Yarampamagaye arambwira ngo ese ko mfite sheri wanjye ndamukunda nawe arankunda kandi noneho icyongeyeho ntabwo ari mubi ku buryo namuburira santima, ariko iyo dukoze ituro ya mbere ituro ya kabiri kugira ngo nyigereho biragorana. Ese yaba ari iyihe mpamvu ituma ibyo bintu bibaho? Ubu nawe nkurikira aha ngaha ushobora kuba byarakubayeho uri umugabo ukajya uhura na sheri wawe cyangwa se n'undi muntu ugasanga mukoze ituro imwe ariko iya kabiri kugira ngo uyibone bibaye ikibazo gikomeye cyane kuri wowe. Uyu munsi rero niyo mpamvu gusa kugira ngo ukurikirane ino nyigisho kugira ngo ahantu wumva nawe ufite ikibazo uzi kugira gute kuhasobanukirwa ndetse no kuba wamenya ikibitera. Icyo kibazo rero abagabo bakunda guhura nacyo ndetse buriya n'abagore kenshi bakunda guhura nabyo, ahubwo bagacecekaho ntibamenye icyo bagomba kugira gute, icyo bagomba gukora. Ni ukuvuga ngo rero umugabo iyo agize gutyo bikamugendekera uko nguko haba hari impamvu. Impamvu ya mbere rero ubushize narabibabwiye mw'abantu mwenda babwira ati nyabuneka hari ibintu dukora tuvuga ngo turimo turishimisha ariko ukazasanga ni ikibazo gikomeye. Umva ndi mu kazi turavugana mu kanya mbabarira iminota 2. Urumva ugasanga rero ni ikibazo kiba gikomeye cyane. Nawe ubwira ati jewe hari ukuntu usanga umugabo yarikinishije, umugore yarikinishije, ako kana akabana nako mwibanga rikomeye ati atazagira umuntu umenya yuko nikinishije, ariko nyamara ibihe biradutamaza bitewe n'igihe tugezemo, sibyo? Kwikinisha hariho abantu benshi batazi ubwo icyo ndi kuvuga ni cya gihe umugabo aba aryamye cyangwa se yicaye cyangwa se afite n'ibindi bintu arimo, ibitekerezo byiwe bikazamo kuba yumva ashaka imibonano mpuzabitsina kandi nta mugore umuri hafi, cyangwa se akareba porono za videwo zo mu buriri yabireba akumva hari ibintu akeneye kugira ngo akore. Ibyo bintu yabibona agatekereza akavuga ati njyewe nabikora gute, agatangira agakora ku gitsina cyiwe akagikoraho agashiduka ageze gute yarangije. Ibyo nibyo bita kwikinisha, mubanze mubyumve neza. Noneho iyo bigenze gutyo aragenda bikamukukira mu bikoze bwa mbere, uhita wumva ukuntu biryoshye, kuko urumva iyo uri kwikinisha wowe ufataho wumva nyine hakuryoheye. Mu gihe umugabo cyangwa se umugore ushobora kuba ugeze ahantu haryoshye akihindukiza cyangwa akigira gute ugasanga arakubihirije, ariko iyo uri kwikinisha ufata hahandi ku mutwe wayo, hahandi wumva nyine ibintu biri kugenda neza, bikaba byatuma uvuga uti njyewe ibi bintu ndumva ari sawa. Kandi iyo ubigerageje inshuro ya mbere ukabona birakunze, inshuro ya kabiri urabikora gutyo, igihe cyose ubitekereje utari kumwe n'umugore wawe ugasanga uhise ubikora. Ibyo bintu rero dufite ibibazo muri izi ngo mubona zubatse, kandi ibyo bintu birimo ugasanga umuntu nyine byaramukoronije, noneho no kugira ngo wumve ko ingaruka ziba zatangiye kukuzaho, ni hahandi utangira gukora ituro ya mbere, iya kabiri ukayishaka ukayizenguruka ugaca hino bikanga. Noneho warangiza ubwo ngubwo ni ingaruka ya mbere. Ingaruka ya kabiri, igihe kizagera igitsina cyawe kibe umugozi muri kumva, umugozi we bizi nambaraga ufite kizagera kibe umugozi, kijye kishyukwa, ariko ubone wapi nta satima ntabwo gifite. Urabona igitsina cy'umugabo cyashyutswe cyane neza kiba gifite umurego wa danje ku buryo ushobora nta rwayigonda ngo igondeke, ariko iyo ngiyo kugira ngo ukubwire ko iba ifite ikibazo urayigonda ikumva iragonda, kumva imitsi y'imbere irimo iragenda, ariko indi yo idafite ikibazo irahagarara ku buryo itayigonda ngo igondeke. Ibyo rero ni ingaruka ya mbere iba itangiye kuza mu buzima bwawe. Ikindi kintu, uzagera ubwo uzajya wumva igitsina gore cyangwa igitsina gabo nta kintu kimwe kikumariye mu buzima, ujye ubapinga basuzugure wumve ko nta kintu kimwe bamaze, kubera ko ibyo bagukorera nawe ubasha kuba wabyikorera. Ibyo nibyo tugira ngo dufatanye twese muri rusange tubirwanye, kuko nidukomeza kubyubakiraho bizarandura inkundo ziri muri twebwe. Niyo mpamvu uzasanga abantu nta rukundo bakigira, ugere ku mutipa akubwira ati kugira ngo nzatekereze umukobwa biba bigoranye. Ese utekereza ko buriya ari umutima wiwe?
ahubwo umutima we waramaze kwangirika, umubiri we waramaze kwangirika, kuko kugira ngo urebe mugenzi wawe umukunde umwifuze ni uko umubiri wawe hasi uba uri gukora. Iyo udakora ufite sisiteme ugenda ukikemuriramo ikibazo, biba bigoranye kuba wakunda umuntu. Ushobora kumukunda fizikali ariko mwajya mu gitanda bikakunanira. Ibyo bibazo tuba bifite mu ngo, ibyo bibazo tuba bifite ku bagore. Abagore barifata ukuma mu gitsina, yize kubaganiriza kuri iyo video njyaho mwarayibonye, uruma mu gitsina, ku mugore uruma mu gitsina, amavangingo akabura, ukajya ureba umugabo ukabona nta kintu avuze. N'abagabo rero ibyo bibazo birahari, ariko umuti wa mbere wa mugabo we, tangira ubireke. Niba uri nkurikiye none ahangaha ukaba uzi ko icyo kintu uzi ko ajya kugikora, first of all banza ukireke, ugihagarike, utekereze ko niba utekereje umugore umushake umuryamane. Icyo ni kimwe. Icya kabiri, niba byarakubase ukaba uzi ko ubimazemo igihe runaka, genda ubanze wivuze kugira ngo iyo misemburo igaruke, ibintu byose bigaruke. Ikindi kintu byagufasha wenda utarinze kujya kwa muganga, banza uhagarike kuzongera n'umunsi w'irindwi kujya kubitekereza ngo bikore, n'umunsi w'irindwi. Nurangiza ugende ujye urya imbuto. Hari ibintu nzabarangira muzajya mugenda murya kugira ngo bibafashe. Ikindi kandi umenye ko urakurikizaho ikintu cyitwa kwibagirwa, kuko uriya kurangiza kwikinisha bikorana n'ubwonko. Urakurikizaho ikintu cyitwa kwibagirwa ku buryo uzajya wibagirwa. Niba unafashe isafuriya ukajyana mu gikoni, uzajya wibagirwa ko wajyanye mu gikoni. Tangira gake gake, ariko ingaruka zikomeye ugenda uzibona nyuma. So rero ni ukuvuga ngo mugerageze mwumve yuko buriya amagara araseswa ntayorwa, kandi buriya umuntu nutigirira umubwenge ntabwo nzazikugirira, ubwo ntabwo nzandi kumwe nawe ngo nzikugirire, kandi niyo nazikugirira urumva nta kintu kimwe narenzaho. Icya kabiri, gerageza wumve yuko ubuzima bwawe ari ikintu gikomeye, ari intwari ikomeye. Kuba ufite ubuzima ni ibintu bya mbere bishimishije. Rero kuba ufite ubuzima bufite ikibazo, kuba ufite ipfunwe, ibyo bitera ipfunwe. Kuba utagenda ngo urongore umukobwa cyangwa se umugore, umuhungu turi imwe ebyiri, uzikubite kabisa, uvuga uti kabisa ziri hariya, aho ugasanga ukoze kamwe na kamwe nako karimo karava mu mutwe. Igihe kizagira amasohoro aba amazi. Iyo umaze kwikinisha igihe kinini, amasohoro agera akaba amazi. Warashaka no gutera inda bikanga. Urumva hari igihe abantu benshi ubusoro bwabo bamaze usanga amazi amezi 6 yarashatse nta kubyara, umwaka we yaramumaze nta kubyara, imyaka 2 yarayimaze nta kubyara, bajya kwa muganga bagasanga bose amasohoro yabo ni mazima. Ukiyazwa kugase niye mpamvu ituma aya masohoro yanjye adakora kandi ndi muzima. Ni ukubera yuko bya bintu byo kukinisha biba byarakubase, wajya ubikora inshuro nyinshi. Uretse ko nabikoze niga segonderi, iyo segonderi biracyakurimo kwikinisha, biba bimeze nk'umuntu wanyweye urumogi, kuko umuntu wanyweye urumogi avuga ko umwotsi umwe umumaramo amezi 6. Ibaze niba yaranyweye urumogi amezi 3 cyangwa 6, urumva igihe bizamumarira mu mubiri ni nko kwikinisha. So rero ni ukuvuga ngo mugerageze, abantu mwese muzi ko mwabanaga nako karwara, nkita indwara mukareke, ahubwo noneho mutekereze kuzunganya bwite. Kandi noneho hari igitekerezo cyangwa inyunganizi ushaka kutugezaho muri comment, cyangwa utwandikire kuri WhatsApp yacu, nimero murazifite, hanyuma noneho mutubwire utaha icyo twabafasha kugira ngo mumenye. Imana ikomeze umugisha, ndakunda cyane. Bye.